bakunzi ba filime nyarwanda twuzane filime nshyashya iryoshye yitwa Jabaribara ry'urukundo. Nyuma yuko byaye umwana upfuye ndetse akabwirwa yuko atazongera kubyara, Dr amufashije kwiba umwana umwe mu mpanga zavutse, abeshya nyina yuko umwe mu mpanga yapfuye. Ahubwo gaturanje mesati nabise umwana wawe cyo ko umwuka mukeya arangire kubeza twagerageza ibishoboka gusa byanze umwana ntabakiriho. Nyuma y'igihe kirekire Dr aragarutse kubera icyaha nakoze jye nawe. Mvura nkubwire Dr ngiye ibyo ngibyo ntibindeba, ikindeba nuko amafaranga yose twavuganye cyagiye unkorera iriya diro narayaguhaye, nta kindi ngiye kuva nta rindi deni ngufitiye. Oya rwose, ahubwo ideni rikomeye kandi iryo deni rigomba kwishyurwa. Nta kintu na kimwe kijemo kuko twagiranye amasezerano, niba umwana ku mpamvu zawe ku nyungu zawe nirukanwa ku kazi, rero amasezerano twagiranye ugomba kuyubahiriza. Ku rundi ruhande Bruce yarakuze, ni umwe mu mpanga abana na nyina wenyine babayeho mu bukene bukabije ndetse ahakora byamukomeranye. Murakoze mabusha. kunza kwinginga kugeza ryari? Nta kibazo ariko gihari, reka noze ibyombo ndaza kubashimira, baza mbabwira ko mwagize neza. Ryari? Ejo. Ubundi urabona igihe uba wahereye, jye nahereye nkubwira ngo ntabwo uri kunyumva. Buri nabubona ko kuko mfite ikibazo, wakemuye ikibazo mfite. Ayiwe, ko impanga zihuye biragenda biti? Ese ko muzanye wabo byo biragenda biti? Papa Bella we namenya yuko umukobwa we Rukumbi atari uwe, biragenda biti? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Kigali Youth Talent. Buwa mbere mu kuyireba kuko akakanya tuvugana yahageze. Aho papa wanjye ari ibi byose nyuramo ni papa wakabaye ubikora, akaba umugabo akaba intwari agahagarara umuryango we, ariko reba ibintu washyizemo ma. Emerine, yani icyo kirahuri uhita ucyonyuguza neza unajyanagira. turabikoze Kiravu. isika kamasemo Nijyana. Ugana teswa ndakubitwa seniheba oya winsiga. se mama w'icyusa yaraye. Mbaza nkubaze Sylvie. Bose nakubwira ko yaraye koko mwana wanjye. Jyewe noneho ntabwo ndiho, inyama zo munda zose zacagaguritse, mbese sindiho. Cyusa wanjye ari kuko Sylvie cyusa turamenya tumushakira he koko. Nanjye ndahangayitse njye mfite ubwoba se. Guhereje mu gitondo. Ukuri kw'Imana jye ubu ngubu byanyubise, tujye kuri polisi, tujye kuri RIB dutange ikirego, tuvuge ko twabuze umuntu. Ibaze umuntu guherejo tutamubona hano mu rugo, nta telefone nta kibu, turamenya tubaza gute. Ngira inama nkora iki mwana wanjye? Mama nanjye kurega nahangayitse ko ndebo. Bana yo mw'ijuru. Cyusa ubu wagiye he kuko mana? Cyusa ubura amahoro. Cyusa hano urubura amahoro koko mana. Cyusa wanjye we akura mwana wanjye ku mana. Ibaze kugira umuhungu umwe
umuhungu umwe none nk'ubu mubuze nagana he mwana wanjye ko mbafite muri babiri mumbwize ukuri mbuze umwana wanjye nagana he nongeye kumubura nka kwa kundi koko ese mama ngenzi ahantu yagiye kwe nagerageje na telefone ye byanze namuhamagaye byanze mana wantabaye kukambwira aho umwana wanjye ari nkuriki wa mana we nkuriki mana we Sylvie njye numva ngiye no gusara njyeweho noneho n'isukari yazamutse sinkuye mubwize ukuri isukari yazamutse byonyine ukora hano mva umuriro umva ni ukuri mbabara igihanga urabizi ko iyo mbabaye umuriro uzamuka bacyusa umva mbabarira uze ariko se ko muri kumwe musa n'abantu bafite ikibazo mwahangayitse gaho nese bacyusa tudahangayika urabona umwana wanjye kuko twabura dute guhangayika koko cyusa ngo turamenya ari hehe reka dana n'umuntu araza pacyusa wowe wagiye ufite icyizere cy'uko usanga yahageze ntabwo araza na telefone ntayo ariko mu mutima uri icyambere uriya n'umugabo afite mu nyumvire si uko twamubuze amaze igihe kirekire hano i Kigali ashobora kuba afite inshuti nyinshi urabona aracyari umusore ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo papa cyusa niyo yajya mu nshuti ze ntabwo yaratatubwiye nta kibazo afite ese yaguhamagaye ibyabaye byarabaye ariko ntabwo byakongera kuba kabiri oya pacyusa ntibishoboka uvuga gutyo byabaye byarabaye ngo ntabwo byakongera nibura se yaguhamagaye akubwira aho ari oya mu mutima wanjye numva mfite icyizere ntacyo yabaye ntabwo bishoboka pe ariko birashoboka ko ariko wa muhungu wenda wamwakiriye kigera Kigaranga uravuga Emile se reka Emile ntabwo ari i Kigali ko ajya no kugenda amugujije amafaranga yayagujije cyusa aragenda ntabwo rero we bari ko ibyo ndabizi ariko ntimugire impungenge komera sheri ubu urashatse kumbwira ko niba atari ku inshuti ziwe bashimuse cyusa nanone ntabwo mbizi no guhumuriza nanjye numva ntazi mugire impungenge ubwo yazamutse fata kora hano umva umuriro ukuntu umeze ndabahone ndabona cyusa ndabahone papa tuza rwose arashobora no kuza no mu saa sita z'ijoro no mu saa saba ni umusore ariko mureke duhamagare polisi basi reka twiyambaze duhamagare kuri polisi urabwo urahamagara polisi ubabwira iki ikibazo na 24 hours ntabwo ziruzura ntabwo baca kibazo oya ntabwo bishoboka ariho ndumva umutima wanjye umutima urakomeye nta kibazo ni ukuri Sevi dutuze turebe wenda kugeza mu masangahe mureke ariko urabona haracyari kare ni saa moya umutima urampagararana umwana wanjye murabizi uyu muhungu muratuza rwose nyumva ungirira icyizere ntacyo yabaye ndumva umutima wanjye ukomeye biraba ibyuya mwakabyara tugenda dufata utunini tugabanya pressure oya nawe uramuca intege aho kugira ngo umuhe kuraje kandi ubona atasiyo yazamutse ujya nipfa kunywa amazi basi gahoro basi gahoro nananiwe udaseka ntabashobora ariko cyusa nk'ubu ko kuri mu biki uri mu biki mu rugo babuze amahoro iwanyu bahangayitse wibereye muri ibi koko ako sinzi ikibazo ufite ikihe kibazo se ahubwo ufite ikihe kibazo koko ufite ikihe kibazo urabizi neza iyo wabuze papa wawe na mama wawe barahangayika ariko ntabwo nabuze najya ahandi hantu kubera ko nandi kumwe n'umukunzi wanjye cyusa muri ibyo ese iki se ese uramushaka iki cyusa mbabarira uhaguruke ase kuki umuntu mukuru atuma ababyeyi be bahangayika isimbi niba utubaha ababyeyi bawe ujya ugerageza undi yubahe abamubyara haguruka cyusa haguruka wahagurutse ndakwinginze haguruka ndi kukubwira ngo mu rugo iwanyu bahangayitse kuki udashaka kunyumva cyusa wanyumvishije ariko sisi uri mu biki wundi wowe ndekura uri mu biki ndekura cyusa mbabarira please haguruka ako ubundi ugira abaye bazimu koko ahubwo ugira niba usuzugura ababyeyi bawe kuki wumva ko undi yasuzugura murekure haguruka cyusa ese cyusa uri hano cyusa haguruka hano mbaye hano niko cyusa ubu nibwo burene naguhaye we gasoni niko umaze iminsi ngaho utagera mu rugo cyusa mumbabire mubwire iri bajya nsanze bibereye ngo bari mu rukundo
Cyusa ibi ni ibiki? warozwe nande koko njye nari ndi kumwe na sheri wanjye kumara iminsi y'ibiri tutazi ahantu wagiye cyusa vayona niko ubu dutuye kure hangana iki ku buryo ugenda utavuze tukayoberwa n'ahantu uri wona ari unaniwe kutubwira ko uri ahangaha ubundi uri ahangaha ukora iki ngaho mbwira Cyusa uri muzima cyangwa ufite ikihe kibazo ko mbona uri kwitwara bitandukanye? yewe nari ndi kumwe na sheri sinzi ikibazo mufite Nese ibi ni ibiki arimo? yewe nimundeke nigumanire n'umukunzi wanjye Umukunzi wawe twari twahangayitse wowe tutazi ahantu uri. Sylvie rekera umva mama mureke kwigora mureke kwivuna ikigaragara cyusa ndabona ibi bintu ari gukora ntago bisanzwe pe ndabona yahindutse mumureke mumuhereza akanya tumureke turebe igiza gukurikira n'izina rya Yesu Nese ibi ni ibiki arimo? Cyusa ariko se mufite ikihe kibazo ko Cyusa yabasobanuye ko ari kumwe n'uwakunda ari kumwe n'uwakunda bino ni ibiki? Udasuzugura umubyeyi wese se murabona ari icyaha yakoze na cana dutaye cana Cyusa nguna cyusa wanjye uko ntazi uko ntameze ibi ni ibiki tugomba gutana warashaka ibi ni ibiki murimo ibi ni ibiki murimo we cyusa uri muzima Sylvie mumbabarire Sylvie ibi ni ibiki mureke cyusa no Sylvie uri umwana wanjye ameze mana yanjye ibi ni ibiki koko wakoze icyo umwana wanjye njye nimundeke dukureke isi ako se mwaretse guhohotera umuntu niba yabasabye ko ashaka kugumana n'umukunzi we mwamuhaye amahoro isangire ratu Cyusa ndeba Cyusa mureke isangire uwo ukunda Cyusa ndeba mu maso Cyusa ndeba mu maso ko mbona cyusa sibyo mwami Yesu Cyusa sawa rero sawa sawa iki se mureke umwana yigire mu rukundo njye mundeke nigumanire n'umuntu Sylvie ibi ni ibiki koko ndimo sameze neza ibintu ko bidasanzwe Cyusa mami mumureke mumuhereza akanya yitekerezeho ngwino tujyane mu rugo please cyusa wabaye iki ntacyo njyewe nimundeke nigumanire n'umukunzi wanjye mami Cyusa ntabwo ameze neza umwana wanjye yabaye iki cyusa mu izina rya Yesu cyusa hindukira urebe mama wawe cyusa namukoreye iki ntabwo usanze ari kumwe n'inshuti ye Fabio umwana wanjye mwamukoze ibiki umwana wanjye ntabwo ari ukomeze oya murashaka kuntandukanya n'umukunzi wanjye arimo aravuga ngo ntimumutandukanye n'umukunzi mwaranza mugahimba ibi ariko imikino mukina muzayirangiza ryari nitwe turi gukina hano mutayikina se ngo ngaho ibimenyetso ngaho ibiki none ababwiye uwakunda ari kumwe n'inshuti mwamuhaye uburenganzira bwe mama turakora iki ndabona bino bintu bidasanzwe pe cyusa nagura ukubona mama wawe cyusa ndeba reba mama cyusa ndi mama wawe ni mama cyusa none se mama mwatashye mukandika rwose ko ndi kumwe n'umukunzi wanjye batahe cyusa nguna tujyane na mama ize mwirwe mumpondagura se bwira ishimwe wamumpondagura mushakira kunkubita gusa yewe nimundeke nigumanire n'umukunzi wawe rikorerwa mu ngo nyamara uri kwihohotera umwana wawe umubuza iyo ndi hano mba nifitiye amahoro mwebwe mumpondagura uri kumubuza amahoro ye ni icyo atari kubabwira ariko mutari kumva Sylvie nimugende ndakomeza mukurikirane sibyo ntugire ikibazo turamusiga muri oya ndamubaha ubu ndatera intambwe ngene ndengerera arembo kuko umwana wanjye none se ameze gutya kubona ukuntu ameze uramukurura ku gato mana we cyusa wetse tugataha umva mwana kugenda hose nta mbaraga mfite ni mu ndebere cyusa mami cyusa afite ikihe kibazo mami cyusa afite ikihe kibazo ndabizi se mwana wanjye nawe tumubonera aha twese cyusa nibagiwe cyusa wanjye afite ikihe kibazo umva rata mwana wanjye ndabona nta yandi mahitamo dufite sibyo mbabarira ubakurikire nubona acururutse umwinginga ukabyara umuzanye sibyo kurikira umwana wawe se Fabio ko ntacyo bivuga biriya bintu isimba akoze urabona bishimishije mama hanyuma se jye nabibabwiye umuntu ari kumwe n'uwakunda ariko imana yo mu ijuru ireba hiherereho tutabona ya yindi ireba no mu bwihisho no mu kuzimu ikarebayo izabambariza umwana mama ubagenda ratugenda umukuru wegenda umurebe mama nyine cyura mama ngendaje mbikurikirane sise turamusiga genda vayo tugende mu mwana wawe uri kumva rero ntabwo mana yanjye nahara kuza hano pe
nzabagwa inyuma gusa namwe mumenya ko bagiye mumpamagara sibyo shaka ugiye ngo sibyo ngo byari ikibazo mukuri nyenza yamita nkuhamagara mura nicaye mfiteho bipi wenda sinashobora kuguhamagara ariko mfiteho bipi nzamubipa nawe umenye iki ko bimeze nyine sibyo no kujya nzaniruka nanjye bari bafite amashyushyu kubabona kubaganiriza none yo nta myitozo nyine yabaye ngo mpure namwe cyane banumva nabakumbuye ariko nategereza nyira ntambara dukubitanye ngavuga ati noneho yanyica sharika mubwiye nuko nyine tubikorana ubwenge kuko iyo bari abantu babizo bamaze kugira ni danje ntabwo babyoroshye niherera nituntu tw'ukuri kanyana wo nabuze arasuka abayanisha ahubwo nanzi ko coach abizi nangiye kumubaza nimba ari ikintu abizi ngwamo amakuru ibiki ikimenyetso ntabyo uzi nanjye byumva gutyo nta makuru nifite ahubwo muyamene nakoze kuza reka kwiri kubaza coach ibintu byabaye hano uzi ibintu byabaye hano kutibaza impamvu isimba yabaye nyimbe baguye mu mazi byagenze bitese umva cyushye barifashe baratwicaza hano muri jaride ati tugomba noneho uyu munsi kugaragaza ikimenyetso cyanyacyo kiri kuri nde kiri kuri iribagiza wa nyawe genda kigaragaje sasi ariko se ntugashye reka gushya turashyushye turashize igihe nari nicaye ndi kuvuga ati ibyo ari byo byose ndabizi ukuri kuratsinda byanga byakunda njye ndiyizeye isimba akazajya nshishamo ijisho akandeba gutya mama kandeba Fabiola kankanurira kumva umeze gute nkajya mvuga ati Imana iraje bagaragaze umva ariko mureke guseka umva wajya kubona isaha n'isaha umunota ku munota ukabona isosi iguyemo inshishi gute se naho wica hirya ngo uce ntitubwire ukuntu bimeze nkubwire baba baraduhagurukije Sirivi abaravuze ati ikimenyetso wa mushiki wa cyose ikimenyetso kiri kungo ku kaguru ngo twarisharuye ngo dukoresheje ngo umwambi uzi ngo ku kantu ntabwo sawa noneho turebe ko isimbi n'ubwenge bwe arisharura mu minota ingahe ibiri bikaba ikihuma inkovu ikuma ikagaragara ko imaze igihe kirekire mva njye nditurije mu mutima ndavuga ati Mana igihe n'iki ngiki ugiye gushyira abantu ku karubanda tuba turahagurutse ariko ukabona Fabiola ashaka kuvuga ngo ibi bintu tubireke ariko urumva turagiye turaguruka tujya mu nzu ati muzamura amakanzu yanyu urabizi ko n'ubundi aba yiyambariye impenure aririrwa azamura iki n'ubundi aba ameze nk'uwibagiye kwambara hasi arabyizamuye kare baramubwira ati ngatwereke icyaho hano kiri Simba akajya yishakisha okay kama busoso wandagara ati nawe zamura ngenda zamura ndavuga ati okay murebe nyine umva ikimenyetso basanga kuri nge bagisanga he kuri ngewe isimbi yo yarago nabyemera ibi naho Sylvie Imana uriya mwana w'umukobwa Imana izamumera umugisha Sylvie aravuga atari ikindi mwari mukeneye iki kimenyetso murabona ko kimazeho igihe kirekire mushatse kuvuga se ko iribagiza agifindafinze mu minota ingahe isoni zirabakora barasohoka twari twasize cyusa hanze papa we hanze na papa hanze barangije uretse ukiraho winjiranye na nyiranambara gwiki twese twarahagurutse urabiza amatiku yabo bashaka kuvuga ati ngo murabeshye ngo muri ibye ibiki n'ibiki nise ari kumwe na nuze na mushiki wa cyusa gusa mushiki wa cyusa Fabiola isimbi nyagusimbuka mu ntuza mu ruzi mama na mama wa cyusa nangeze ngo mwari mwenyine na mushiki gwiki intambara zabo nge nazemera twagenda turi bariya hatarimo abanshigikira ibibaho tugarutse isoni zirabakora baratangira bakajya bihanagura ku munwa bakifata ati se bigenze gute abo twasize hanze ati yego ikimenyetso kiragaragaye atari ko nyine bya bindi nyine urebye uzi isaha ikibazo kiri igitego cya mbere mba ndagitsinze ariko Imana ndi kuyisaba yo yonyine ibisigaye izabihagararemo kubera ko babonye ko ibyo mbaye nk'ubatsinze
baravuga ngo ategereje ngo cyusa niwe ukwiye kuvuga ijambo rya nyuma ijambo ryirihe rya nyuma akavuga umukobwa akunda rero abantu b'Imana inshuti z'Imana mukwiye kunsengera aho honyine niho mfitiye ubwoba reka nkubwire ariko nanone mva nkubwire kanya nubwo ibyo nabirenze nzi neza yuko ukuri ntabwo gutsindwa hakosora wana byagenda gute ko ibintu nkubwire wabyumvishije ko aricyo gisubizo gishobora gutangwa nta kindi nta yindi nzira nta bundi buryo uburyo buhari ni uko kugira ngo nikuriremo inda y'umwana wanjye mwice nice umwana wanjye ese nicyo wari ugamije ni nacyo kintu wari ushaka kugeraho uvuga gutyo urumva ntabwo uvuga gutyo gihe ntabwo ndi umwicaye ntabwo nyikuyemo noneho iriya ni accident yatubayeho accident urumva rwa rukundo se wansezeranyaga na bya bindi byose wambwiraga none se hari ikintu kikubwira ko ngiye nkwanga hanyuma se umwana wanjye kuki wumva ko umva ruge nakoze ibyaha byinshi cyane nakoze amafuti menshi cyane ariko ubu ngubu sinshobora gutinyuka kwicira umwana rero ni ibiki urimo ariko uri ibitekereza nk'ubu ngubu umugore wanjye aramutse yuko njye naryamanye nawe nkagutera inda umwana akaza ari uwanjye none se mbere yo kugira ngo tujye kuryamana kuki utatekereje ko nanjye ndi umugore wari uzi ko ari umuhungu uri hejuru se ntabwo wari uzi ko ari umugore kuki utigeze utekereza ngo nibura tubona abanze twinekingire none maze ndatwite utangiye kundataho umugore wawe ari umunsi ntabikubwiye ibyo byarabaye ndakubwira ngo ibyo byarabaye none icyavuyemo tukica wowe uzakaraba amaraso kugeza none se urumva bizagenda bite tugomba kuvuga icyo nanga ni icyo ngicyo rero none se namara kuvuga urabona nyina ntambara azamukizwa n'iki ibyo simbizi rwose ariko icyo ngo ugomba kubimenya yuko umwana dore indi maze kugera amezi 2 njye gufata inda y'amezi 2 nyikuremo niyicura umwana ngo kugira ngo nuza atavuga ntabwo ushobora nakoze ibyaha byinshi cyane ntabwo kandi rero ndimo ndakugira inama ukanga kuyumva ibi bintu ariko se mbere yo kungira ntabwo iki kintu ari giyewe kiriho genyine reka twerege ushwana ubushize uribuka amagambo yakubwiye urayibuka ko yagukaranga ku gikarayi ntabwo ubyibuka bitekerezeho nawe urumva ariko se uko uzamukizwa n'iki numva mufite ikiganiro cyiza mana nyagasani arongeye aramfashe ndabigenza ni mana nyagasani ntabara we noneho ndamubeshya iki ese ko wagiye oya mu kanya nibwo numva gashaka kugenda se ntabwo uri bukererwe ariko buri munsi iyo mwicaranye numva Fabien avuze ngo inuze Fabien ngo ufite inda y'amezi ngo ngahe jewe se yego ariko nawe mukanambara nawe byese byinda n'imikino yanjye kwako niba ndi kwiganirira ako story zawe nawe kubera icyo ukunda kuganira ibintu byinda buri gihe ahubwo mukanambara nawe akunda kumviriza yumva ngo ibintu byinda so kumviriza buri munsi nzasanga mwicaranye kandi numva ari kuvuga wari usko nagiye ko ntabwo nagiye nabanje kujya muri toyi gatoya ndi kwisokoza ndi kugira gute numva umutangiye kuvuga ibyo bintu hitanze bani za story z'abarimo kunterera ngo abana batwite ibiki byose agira udukura hanga weje bundi twagiye mu kagoroba k'ababyeyi nyine bari kuvuga abana bari gutwara inda mu buryo butemewe kandi bagacikirije amashuri nibyo mu nama nyine y'umudugudu bari kuvuga ngo hari hepfo nyine uriya mugoroba w'ababyeyi harimo umwana watwaye inda ngo yari afite inda y'amezi 2 babimenye rero yiga primaire umaze kuzuza amezi ko ababyeyi baba bafite umutima uhangayitse si n'uburangare ariko burimo gute se umwana umuhereje ku ishuri ntabwo ugeze umubwira ngo nagende ajye gusambana n'abo bagabo cyangwa ajye gusambana n'abo bana mu kanya gato ukajya kubona ukuntu umwana wawe aratwite urumva ko utagira ikibazo ni uko nanjye ahangaha nakumva isibye wanjye we mami si ariko rero nawe uhangayitse kurerera muri iyi si byo muri iki gihe biradusaba imbaraga nyinshi cyane birasaba kuba makini rwose rero nawe ukunda kubinyaturiraho ubundi buriya biramutse bibaye byagenda bite ibyo nakubwiye ntabwo bize gusa ubundi byaba bitwaye Fabien utavuga no reka nkubwira atavuga kuriya nakazajya yiyaturira ibyo bintu ngiye ntabwo mbikora gusa ni ikibazo ubundi ntuyize ku buryo se utwise ufite umugabo ariko udafite umugabo ese unimbura umugabo bizashatse kuvuga ko ntazigera mbyara utazigera ubyara ariko tutari kumwe kubera iki se oya tutari kumwe ntabwo byakunda nawe aho ngaho wikunda none se nje ntazaga abana nawe utwite wowe ntazi umugabo wawe ataragufashe ngo kujyane mu rugo twitire mu rugo nta nubwo ubone n'imyaka aho igeze
urashaka kuzabyara akana ukagashyira hano mu ntabwo ngiye nabana nawe bikubwire nyamara wicara unabizi wicara ubizi ntuzongere kuzajya ukora ibintu nk'ibyo ngibyo ushaka ko abyara wa mugani kubyara yabyara afite umugabo sibyo ariko apana gutwitira hano no uzanyere ko uwo muhungu mwakwirirwa mwirukankana ukajya kukamanika yamara kugutera inda agahita agushyira hariya ku ruhande ukaza ko mwenda twite ngo ntabwo ibyo wabinzana narakubwiye ngo nahita nibagirwa kuri iki uri murumuna wanjye no tumushakire umugabo kuko bigeze igihe cyo kugira ngo yanasama kuko ni mukuru ashake yagende nawe amenye urugo rwe ngire abana be baze ari nk'abuzukuru banjye bagire gute nanjye menye yuko mvuga ngo dore n'intuza n'umwana wanjye byaranakuze byaranakuze akeneye umugabo ariko se ubundi umugabo arabona abasabye yegura ubundi yewe kuvuga kuba mvuze ikibazo cyo gutwita nshobora kwitwitira ntafite umugabo ubundi se ni ngombwa kujya gutwita ufite umugabo ariko ntabwo ubizi yuko hari n'abantu baba bishakira kure umwana ibintu by'ingo batabishaka ngewe ukuntu mba numva ntemba numva urugo niko byaba ariko kuri ngewe nka mukuru wawe urugo ntabwo warushobora ntabwo nabyemera ngiye kumva ngo uratwite umuvandimwe wanjye oya ntibishoboka tukaba turi kumwe se utwite oya narabikwangiye hazamuretse se ashatse umugabo nanjye niyo mpamvu nyine ndi kuvuga ngo nakitwitira ikibazo cye ntabwo wacyumvishije warisha ukeneye no kumva yakitwitira atabana n'umugabo nta mugabo none se ubu nagusiga gutereka se nagusiga umuvandimwe oya ngereka rero nkubwire nimba ushaka kugira ngo twite utari kumwe n'umugabo ukumva ko twaba turi kumwe ntabwo njye nabyemera